iby'ubwami bw'Imana no kugirirwa neza n'Imana. Imana ibitangira ubuntu, Imana itugirire neza kandi dufashe, ariko kandi bihuwizeye. Niyo mpamvu ubona ibintu byose byabaye pirate, niyo mpamvu ubona ibintu by'Imana byabaye pirate. Ugera ku muhanuzi akagutuburira ukibwira ko yari ari kumwe n'umwuka w'Imana. Reka ntawo, ahubwo ngo ni ibintu yize ahantu ntazi, ugasanga arimo arateranya ibintu utamenya ubwoko bwabyo, ukajya kumva hameze ukuntu, harimo aravuga ibintu, harimo aravuga indimi utamenya ubwoko bwazo, ukumva rwose pe nawe ntiwamenya ibyo ari byo. Reka mbabwire mw'Abagalatiya, reka mbabwire mw'Abakristo, ninde wabaroze ibi bintu ko bimaze kurenga imbibi, ko bimaze kurenga urugero, ibi bintu ko bikabije, ibi bintu ko biri gutuma itorero ry'Imana, uburyohe bwaryo, uburyo bwo kubana n'Imana, uburyohe bwabyo. Muri iri jambo ryose harimo uburyo bwose bwo kugira ngo tubane n'Imana neza, n'uburyo n'inzira dukwiriye gucamo kugira ngo tubane n'Imana neza turi Abakristo nyabakristo. Ariko ntago ariko turi kubigenza muri iyi minsi, ahubwo abantu benshi bamaze kwiyimbira ukundi gukiranuka, kandi bakakwita ko ari ukw'Imana, ariko mu by'ukuri atari ukw'Imana nyakuri. Uwo mwuka wera rero niwo rero waje Yesu amaze kuzamuka agiye mu ijuru. Umwuka wera amaze kuza rero aba umuyobozi. Yesu yasize abivuze iby'umwuka wera, arabivuga cyane, avuga ukuntu azaza ari umufasha uzabana natwe ibihe byose. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu wacu nahimbazwe kandi nashyirwe hejuru. Turabashimiye cyane mwebwe mwese muri kumwe natwe muri uyu mwanya, kandi nukuri tubanje kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mahoro y'Imana nabane namwe mwese aho muherereye hirya no hino ku isi yose, aho mudukurikiranira kuri iyi channel yitwa Abavunyi Official, aho tubagezaho ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana, mu ndirimbo, mu buryo bwose bwo guhimbaza Imana. Ni ukuri turabashimira uburyo mudahwema kutwereka ko turi kumwe. Imana ibaha umugisha, mukomeze n'ubundi kubana natwe mu bitaramo byinshi bitandukanye turi kubategurira, kuko tugambiriye kwamamaza ubwami bw'Imana. Imana y'amahoro rero ibishimire kandi ibaha umugisha, turabakunda. Reka rero n'ubundi dutangire dusenga Imana. Mwami Imana yacu, Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga nyinshi, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, turagushimiye, turaguhimbaje nyakubahwa Imana. Turakunezerewe kuko uri mwiza, ugira neza ibihe byiza, urakiranuka, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi kwabanya natwe, tugushimiye imirimo myiza itangaza ugenda udukorera uko bwije n'uko bukeye. Tugushimiye buryo ki uri Imana itwereka kuri mu ruhande rwacu, ukatwitaho, ukaturwanirira, izina ryawe nirihimbazwe. Aya masaha rero n'ubundi Mana tunejejwe n'imirimo y'intoki zawe, Mana tunejejwe n'ibyo wakoze by'uburyo bwinshi, Mana tunejejwe n'urukundo rwawe udahwema kutwereka, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi rero muri uyu mugoroba, imbabazi zawe nizibane natwe, gukiranirwa n'imigayo bikurweho Mwami wacu Yesu Kristo. N'ubundi buryo bwose twagaragara mu maso yawe tutagutunganiye, Uwiteka Imana utweze kugira ngo tubone umugisha wawe. Nuko rero urakoze, amaraso Yesu natweze kandi adutunganye rwose, kandi Uwiteka Imana tuboneze kugira ngo igitambo cyacu kibe cy'umugisha. Urakoze cyane rero, ngaho bana natwe ubwo tugiye kuganira ijambo ryawe, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe aba ari ryo. Reka rigire umumaro mu mitima y'abaryumvise, natwe ubwacu tugiye kurigabura. Mwami Uwiteka Imana ritugire umumaro, reka umwigisha agabane n'abigishwa, kandi twebwe twese tubonere umugisha imbere yawe. Cyubahiro kibe cy'Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane nanone, kandi Imana ihimbazwe. Tugarutse nanone tuganira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana rero, Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo ritubature.
Imana yacu nishimwe cyane, ijambo ryayo kugira ngo ridukure mu byaha, ijambo ryayo kugira ngo rituyobore, ritugeze ku nzira nziza y'agakiza. Imana yacu nishimwe cyane. Aya masaha rero y'umugoroba munyemerere tuganire ku magambo y'Imana tugiye gusanga mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, ibice byaho ni 3 duhereye ku murongo wa mbere. Haranditse ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo amategeko ni umushorera utugeza kuri Kristo. Yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretse Yesu Kristo nk'uwabambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ibi byonyine nibyo nshaka kubabwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo, mwatangije iby'umwuka, none muherutse iby'imibiri. Imana yacu nitugirire neza. Dusubiremo. Yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretse Yesu Kristo nk'uwabambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ibyo byonyine nibyo nshaka kubabwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo, mwatangiye iby'umwuka, none mubiherukije iby'umubiri. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Munyemerere n'ukuri tuganira aya magambo mwanya mutoya Imana iduhaye wo kuba imbere yayo. Aya magambo ni Pawulo wayavuze, yarimo yandikira rino torero ry'Abagalatiya. Yararyitegerezaga akabona mu by'ukuri uburyo batangiye bakizwa n'uburyo batangiye babana n'Imana atari ko bikimeze. Arangije abandikira ayo magambo. N'Abagalatiya yabibwiraga, ariko uyu munsi birimo birabwirwa itorero ry'uyu munsi. Itorero ry'uyu munsi kandi nagira ngo nongere nkwibutse ko ari wowe ndetse akaba nanjye. Bishatse kuvuga ngo aya magambo ni ayacu muri iki gihe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero icyateye Pawulo kuvuga ibi bintu nicyo kiri gutera umwuka wera kutubwira natwe muri iyi minsi. Kubera iki? Kubera yuko uri kubona koko nk'uko biri bivuga, tugeze mu minsi ya nyuma, iminsi y'ubuhenebere, iminsi iteye ubwoba. Wibaza ahantu ureba ukavuga utese umukristo ninde, umupagani ninde? Ibintu byose byarivanze, ntiwamenya mu by'ukuri. Kugira ngo ibyo bintu uzabitandukanye, kugira ngo abo bantu uzabatandukanye, kubishungura biragoye. Kandi Pawulo yari yaratweretse uburyo ibyo bintu bigenda bigaragara. Bibiliya iratubwira ngo muri inzandiko zisomwa na bose. Mu by'ukuri uko biri kose hari ubwenge Imana yashyize muri twebwe n'umwuka wera utubamo, nuko mu by'ukuri umuntu ashobora kukureba akaba yagira urwego gushyiraho. Hanyuma rero nubwo bimeze bityo, muri iyi minsi uritegereza ukibaza, ariko si ubu itorero ry'Imana ni uku nguku rikwiriye kumera? Ese ko Yesu nawe yabivuzeho akavuga ati mu minsi y'imperuka bizaba bikomeye cyane, hazaba hari abahanuzi benshi b'ibinyoma, kandi bazakora ibitangaza, bazakora imirimo, kandi bazabikora mu izina ryanjye. Noneho habaho kwibaza, se bizagenda bite? Kandi abo ngabo bazaba ari ab'ibinyoma, ntago ari njyewe uzabatumye. Ariko arangije atubwira ikintu gikomeye cyane. Aratubwira ati muzabamenyera ku mbuto zabo. Kubera yuko n'ubundi nabo baza bakora ibintu bisa nk'ibya Yesu, baza mbese mu rwego rwa pirate, baza gupirata ibya Yesu, byenda gusa nkabyo ariko atari byo nyirizina, ku buryo udashishoje ngo urebe usanga mu by'ukuri hari ukuntu bya bintu bimeze kimwe. Rimwe na rimwe abantu banayobya n'abantu benshi. Bibiliya iravuga ngo bazayobya n'intore ndetse niba bishoboka. Ariko mureke mbabwire mw'abantu b'Imana,
Yesu yaravuze ngo abo bantu muzabamenyera ku mbuto zabo. Mu by'ukuri imbuto hari ukuntu zijya zitwereka cyangwa se tujya tuzireberaho tugasobanukirwa umuntu uwo ari we. Ahubwo ikibazo dufite, Satani afite imbaraga zikomeye cyane niba ari zo nakwita zo kwereka abantu nkaho kubagira nkaho hari abakuyemo ubwenge ku rwego batita kuri cya kintu Yesu yatubwiye tuzajya turebera. Ariko Yesu yaravuze ngo tuzarebera ku mbuto zabo. Pawulo rero abwiriza Abagalatiya ubutumwa bwiza, ariko agarutse asanga siko bikiri, asanga ntago bakiri mu byizerwa nk'uko byari biri. Arangije arababwira ati se mwe Abagalatiya mwe, ninde wabaroze? Ninde wabaroze ko mwari abakristo beza, ko mwakizwaga neza, ko mweretswe Yesu Kristo ko yabambwe ku musaraba, ati mukamumenya mukamusobanukirwa? Mu by'ukuri ninde wabaroze? Mwabaye abapfapfa gute ko mwari abakristo bazima, ko mweraga imbuto, ko mwari mukijijwe neza? Mwahindutse gute cyane? Mwahindutse gute ku buryo muhinduka nk'abandi bapagani mwese bose? Arangije arababwira ati nukuri, ese ko mwatangije iby'umwuka none mukaba murangije mubiherukishije iby'umubiri? Bavandimwe, ahantu tugeze ni ahantu hakomeye cyane. Itorero rya Kristo turi mu isi, ariko ijambo ry'Imana ridutegeka gusenga ubudasiba. Mbese ubundi nta gahenge dukwiriye kugira, nta nubwo dukwiriye kuba abantu biha agahenge ngo nta kibazo, oya. Ahubwo kubera Satani ushaka kudukumaramo ibihe by'umwuka, kandi ibihe by'umwuka ari byo duhuriramo n'Imana, niyo mpamvu agenda tuzanira utuntu tw'uduhuge dutuma tutegera Imana nk'uko bikwiriye, kugira ngo dusobanukirwe amabanga y'Imana, tumenye n'imigambi Satani adufiteho. Ibyo byateye abakristo benshi kwivanga n'andi moko. Turangije bamwe bamera nka Efurayimu, baragenda ngo bamera imvi ngo z'urutarutaro, ngo Efurayimu ngo yivanze n'andi mahanga. Kandi ibwirizwa bari bafite nk'iryo dufite uyu munsi nuko batagombaga kwivanga n'abanyamahanga. Ariko ngo Efurayimu warabyanga, ngo aragenda yivanga n'ubundi bwoko, ngo yivanga n'andi mahanga, ngo arangije aragenda amera imvi z'urutarutaro. Imana itugirire neza. Ngo arangije aragenda ngo amera nk'umutsima ngo uhiye uruhande rumwe. Imana idufashe cyane, kandi Imana itugirire neza. Urareba muri iyi minsi rero ukibaza, ese ko Imana yaduhaye uburyo bwose muri iri jambo ryayo? Imana ishimwe cyane, haleluya. Muri iri jambo ryose harimo uburyo bwose bwo kugira ngo tubane n'Imana neza, n'uburyo n'inzira dukwiriye gucamo kugira ngo tubane n'Imana neza turi abakristo nyabakristo. Ariko ntago ariko turi kubigenza muri iyi minsi, ahubwo abantu benshi bamaze kwiyimbira ukundi gukiranuka, kandi bakakwita ko ari ukw'Imana, ariko mu by'ukuri atari ukw'Imana nyakuri. Imana yacu ni ishimwe cyane. Wajya kureba ugasanga umukristo, mbese ubona hari ibintu byinshi cyane byagiye bitwinjirana, kandi muri uko kutwinjirana n'abakristo bikagenda bibafata, ukasi umukristo ni mukristo nyabaki. Hari ingero nyinshi tugenda tubona. Twari tuzi neza yuko tugomba kubana n'Imana neza, tukabana nayo, tugasenga, tukiyiriza ubusa. Twamara kwiyiriza ubusa, ubundi Imana ikaza ikabana natwe mu buryo bwose, ikaduha umwuka wera. Yohana Umubatiza yabatije abantu kuri Yorodani. Arabatiza, niwe waje avuga yigisha ibyo kugorora inzira z'Uwiteka, abwira abantu ati nimwihane ibyaha byanyu, mugorore inzira z'Uwiteka, kubera yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Imana ishimwe cyane. Mu isezerano rishya, iyo Imana yajyaga kuvugana n'abantu bayo, umwuka wera yarazaga agahanga ku bahanuzi. Yamara guhanga ku bahanuzi, hanyuma umwuka wera Imana igakoresha uriya muhanuzi akavuga iby'Imana, agahanura, akavuga iby'Imana ishaka kubwira abantu muri icyo gihe. Yabirangiza kubivuga, umwuka wera akongera akigendera. Yamara kwigendera rero, bagasigara ari abantu nyine bari aho ngaho. Niyo mpamvu wabonaga bakora ibyaha nk'uko babyumva, nuko batari bafite umwuka wera ubayobora. Imana itugirire neza. Nta mwuka wera bari bafite ubayobora, ahubwo umwuka wera yarigenderaga. Noneho rero
ariko Yohana umubatiza aje aza yigisha iby'ubwami bw'Imana. Aravuga ati nimugorore inzira z'Uwiteka, mutunganye. Aravuga ati njyewe ndi ijwi ry'urangururira mu butayu. Arangije arababwira ati kandi arabigisha ibyo kugorora inzira z'Uwiteka. Amaze kubibigisha, Imana yacu nitugirire neza, arangije arababatiza, ababatiriza kuri Yorodani. Ngo na Yesu nayo yabatirijwe kuri Yorodani. Nuko nawe amaze kuhabatirizwa, abantu benshi bakaza, akababwira ati reka mbabwire ati ngiye Yohana ndababatirisha amazi, ariko hanyuma yanjye hari uzaza ndusha ubushobozi, simbasha no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Ati uwo nguwo rero niwe uzababatirisha amazi, niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Yohana yavugaga ibyo ngibyo yerekeje ku mwuka wera, uwo bizera bendaga guhabwa. Imana yacu itugirira neza nyuma y'uko Yesu atashye. Uwo mwuka wera rero niwo rero waje Yesu amaze kuzamuka agiye mu ijuru. Umwuka wera amaze kuza rero aba umuyobozi. Yesu yasize abivuze iby'umwuka wera, arabivuga cyane, avuga ukuntu azaza ari umufasha uzabana natwe ibihe byose. Imana yacu nishimwe cyane. Harangije rero itorero ry'Imana rimenya iby'umwuka wera nk'uko natwe twabyigishijwe, hanyuma nk'uko kandi tubizi, nk'uko n'Imana kandi ijya ibitumenyesha. Ariko hanyuma Satani w'umugome agenda yinjira mu bantu b'Imana. Abagalatiya bahinduka nk'uko njya mbona itorero ry'uyu munsi ryahindutse. Twari tuzi yuko umwuka wera w'Imana ubwo azaza, twamenye uburyo umwuka wera tumwuzura, twamenye uburyo Imana ibatiza mu mwuka wera, ugasenga kugeza ku rwego Imana ibona yuko ishyitse, ikaguha umubatizo mwiza w'umwuka wera, abantu bakawubatizwamo. Ariko muri iyi minsi hari ibintu bikomeye cyane byatwinjiranye, ngo noneho hariho ukuntu abantu ngo basigaye biga kuzura umwuka wera, bakabyiga pe, bamara no kubyiga kandi bakiga no kuvuga indimi. Ukazamusanga harimo avuga ateranya ibintu ngo nibyo yigiye mu ishuri ry'abahanuzi. Mw'Abagalatiya mwe, ninde wabaroze? Ko tubizi neza ko umwuka wera yamanutse ava mu ijuru, na n'uyu munsi kandi ko abamwizeye, abizera Yesu Kristo, ajya abaha umwuka wera akabubabatizamo. Ninde wabigishije yuko abantu biga ishuri ry'umwuka wera? Ninde wabigishije yuko biga kuvuga indimi? Ibyo bintu ntago bibaho. Uwo mwuka ntago uturuka ku Mana, sinzi ahandi hantu waturutse, ariko naho ni kuri Satani. Umwuka w'Imana igihe kiragera Yesu akamenya yuko umuntu awukwiriye bitewe nuko yagendanye n'Imana neza, n'uburyo yakijijwe neza, n'uburyo yihannye neza, akabona ko akwiriye uwo mufasha akawumuha. Niwe ubikora wenyine mu bumana bwe, nta wamenya ukuntu byagenze. Abo bantu rega nta nubwo babagira, bamara kwiga izo ndimi hakaza ati kandi si ibyo gusa, ndi n'umuhanuzi, agatangira agahanura. Mw'abantu mwe, ninde wabaroze? Ni ukuri hari uburozi bwinshi abakristo bari kugenda barya hirya no hino, bagenda barya kandi bibwira yuko bari kurya iby'Imana. Ndagira ngo ngukurire inzira ku murima. Ni ukuri uwo mwuka ntago wavuye mu ijuru, ntago wavuye ku Mana yo mu ijuru dusenga, ahubwo ibyo bintu sinzi ahantu byavuye, sinzi ikiri kubatera kandi namwe kubikurikira. Ukuri ndabizi neza ko mukuzi, ariko dore ikintu cyateye ibyo bintu rero nanone. Ikintu kiri gutera ibyo bintu, abantu bateye umugongo gusenga, abantu batera umugongo Imana kandi bagashaka iby'Imana, ndetse bagashaka kwitirirwa ibyayo. Kuko Bibiliya irambwira ngo mu minsi y'imperuka ngo nukuri azaba ari iminsi igoye cyane, ngo abantu bazaba bambaye ishusho yo kwera, ngo ariko bagahakana imbaraga zako. Abantu bazaba bikunda birarira, bambaye ishusho yo kwera, ntacyo bibatwaye. Nukuri bambaye amashusho yo kwera, bambaye amashusho yo kwera mu madini atandukanye. Umuntu asengera mu idini runaka rwose agahamya ukuntu ari umukristo, ariko wamubwira ibyo kwihana ibyaha, nukuri ukumva ntabishaka. Yarangiza kandi akumva ashaka gutunga iby'Imana neza, ntace mu nzira y'iby'Imana ishaka, yarangiza akiyimbira inzira yo gukiranuka. Abantu bidodeye ubucocero, biyambitse ibindi bintu tutazi, bambara ubucocero, barashaka kuvuga Imana iri mu kanwa kabo ariko itari mu mutima, bagashaka kuvuga ibyayo biri mu kanwa kabo ariko bitari mu mutima, bagashaka kwitirirwa impano badafite, bagashaka kwitirirwa kandi bakanabikora, bagashaka kwitirirwa imirimo y'Imana badafite, bagashaka gukora ibintu nk'ibyo. Nyamara rero, haleluya,
Yesu yaduhereye ubuntu. Imana yacu nishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo iki? Rirambwira ngo nimuze ngo kuki mutanga ifeza zanyu ngo mukagura ibyo kurya ngo bidafite umumaro, ngo nimuze ngo mugure ngo murye ngo munywe ngo mudatanze ifeza. Imana yacu nishimwe. Iby'ubwami bw'Imana no kugirirwa neza ni Imana. Imana ibitangira ubuntu. Imana itugirire neza kandi dufashe, ariko kandi bihuwizeye. Niyo mpamvu ubona ibintu byose byabaye pirate. Niyo mpamvu ubona ibintu by'Imana byabaye pirate. Ugera ku muhanuzi akagutuburira ukibwira ko yari ari kumwe n'umwuka w'Imana. Reka nawo ahubwo ngo ni ibintu yize ahantu ntazi, ugasanga arimo arateranya ibintu utamenya ubwoko bwabyo, ukajya kumva hameze ukuntu, harimo aravuga ibintu, harimo aravuga indi mutamenya ubwoko bwazo, ukumva rwose pe nawe ntiwamenya ibyo ari byo. Reka mbabwire mw'Abagalatiya, reka mbabwire mw'Abakristo, ninde wabaroze ibi bintu ko bimaze kurenga imbibi, ko bimaze kurenga urugero, ibi bintu ko bikabije, ibi bintu ko biri gutuma itorero ry'Imana, uburyohe bwaryo, uburyo bwo kubana n'Imana, uburyohe bwabyo bigenda bishira mu bantu. Reka ntazi ahantu biri guturuka, ni ukuri simbizi. Abantu bacimbuyemo umusaraba kabiri, ntago bari gushaka kugendana n'Imana nk'uko bikwiriye. Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira ngo niyikorere umusaraba we ngo ankurikire iminsi yose. Reka ibyo ntago abantu bari kubishaka. Turi gushaka ibisubizo, yego ni byiza Mana, njye ibisubizo nanjye uri kubibabwira ndimo ndabishaka, ariko turimo turabishaka mu buryo butari bwo, kubera yuko nukuri urebye ukuntu turimo tubishaka ntago ariko kuri. Yesu yaravuze, aravuga ati nukuri ahubwo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Ahubwo turimo turacurika umusaraba, tukabanza tugashaka inyongera kurusha gushaka ubwami bw'Imana. Reka nkubwire mwene data, nushaka izo nyongera ugashaka ubwo butunzi ariko utarigeze muri wowe, ubanza gushaka ubwami bw'Imana ngo bube muri wowe, nibyo bizaguhindukirana. Muri kwa guhindukirana bikarangiza n'ubundi bikubereye bibi cyane, nibyo bizaguhindukirana ugasanga ayo mafaranga urayafite, ariko kandi uri no mu itorero ntacyo bigutwaye, ariko ukumva ya mafaranga ufite urugero rwayo ntugikwiranye n'umugore wa mbere. Ukumva kubera iki? Kubera ko ubwami bw'Imana wabushyize kure yawe, ariko y'ubwami bw'Imana buri muri wowe, n'ubutunzi bukaba muri wowe, n'imigisha y'uburyo bwinshi ikaba muri wowe. Yesu afite ukuntu abiringaniza, ukabigendamo neza, ukaba umukristo, kandi n'umugisha Imana yaguhaye ukawukoreramo Imana utakiraniwe, utagiye kwiroha mu bindi. Ubwo koko mw'Abagalatiya mwe, mw'Abakristo mwe bene data, ndimo ndababwira nanjye nibwira, ninde wabaroze? Koko buriya mweretswe Yesu Kristo nk'uwabambwe? Ese koko weretswe Yesu Kristo ku musaraba, uzirikana ya mibabaro yose, uzirikana ya macumu, uzirikana ya ntimba yose yagize, uzirikana ya mibabaro yose yagize, inkoni yakubiswe ku bwawe, ikizingo cy'amahwa n'ibindi byose urabizirikana? Koko biba mu mutima wawe, ubigendana nk'igitsikamutima, warangiza koko ugacinya mu mugore wawe, warangiza koko ugacinya mu mugabo wawe. Nyamara ugikizwa waravugaga ti nukuri nzakiranuka ngeze ku gupfa, ariko ugeze ahantu wumva yuko gukiranuka ari iby'abaturage. Ibi bintu nabyo rwose mumenye yuko umwuka wera w'Imana amaze kubihaga mu Bakristo, aho umuntu abona yuko gukizwa ari iby'abaturage. Ese ubundi bwoko bw'Imana biriya bintu mwabikuye he? Akari agakiza mwagakuye he? Muvuga ngo n'akabaturage. Ubu kugeza kuri uyu munsi hari akabasirimu, hari n'akabaturage. Mw'abantu b'Imana mwe mwatangije iby'umwuka. Urabizi ibihe wafataga ugasenga, Imana ikabana nawe, ikica kamere, ikirukana karande muri wowe, ariko aho utagisengera byose byarahagurutse bikurusha imbaraga. Nawe usigaye usayagurika nk'abandi bose, usigaye ukora ibintu byose
nk'abandi bose, nawe ibyaho bigotomera nk'abapagani bo hanze, ukumva nta n'icyo bigutwaye rwose, ukumva ntacyo bigutwaye. Kandi ikibabaje muri ibi byose ni uko biri mu ngeri zose, ni uko biri mu bakuru, ni uko biri mu batoya, ni uko biri mu bagabo, ni uko biri mu bagore, mu bana. Reka sinakubwira mw'abantu mwe ko mwatangije iby'umwuka, ni iki cyatumye muheruka iby'umubiri? Ese ubwo noneho niba wabayeho guheruka iby'umubiri, ubwo urumva kurimbuka kutegereje abantu benshi? Tekereza muvandimwe, wibuke neza yuko iherezo ry'ubu buzima rirahari. Ubwo burozi muburuke, uburozi Satani yabatamitse abereka yuko ibyo gukizwa bitakigezweho. Kandi urabizi ko imigisha wicayemo kugeza kuri iyi saha wayikuye mu gakiza. Muririmbyi araririmba aravuga ngo imigisha yo mu gakiza ngo narayihawe kubw'ubuntu. Urabizi neza ko iyo migisha ufite, urabizi neza ko ubwo bwiza ufite, urabizi neza ko iyo nzu ufite, iyo modoka nziza ugendamo, urabizi neza ko icyo cyubahiro ufite ni ukuri wagihawe. Hari imigisha yo mu gakiza, hari amasezerano Imana iguhaye. Ariko uyu munsi Imana iravuga, ukavuga ngo nabateka mutwe, kubera yuko iby'umwuka byarakwihishe, warabitaye rwose, usigaye wibereye mu mubiri. Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza. Bikitwa none hamwe ne data, wongere winginga Imana igaruka mu buzima bwawe. Wibuke yuko icyo Imana yashakaga ku buzima bwawe cyane ntago ari imigisha yaguhaye, oya, ahubwo icyo Imana ikeneye ni ubugingo bwawe. Kandi ubugingo bukora ibyaha buzarimbuka. Bene data, uyu mugoroba, aya masaha, ndumva nshaka kuvugana n'abarokore bahoze babana n'Imana neza. Mwabarokore mwe, mwabarokore mwe, ninde wabaroze? Ninde wabaroze? Imana yabwiye Abisiraheli irababwira ngo nuko nimumara kugera mu gihugu mbajyanamo, ngo mukamara kurya mugahaga, ngo mukiyubakira amazu mukayabamo, ngo mumaze kubyara, ngo inka zimaze kuba nyinshi, ngo ubushyo bugwiriye, ngo muramenya ntuzibagirwe Uwiteka Imana yanyu, ngo yabakuye mu gihugu cya Egiputa ikabambutsa inyanja itukura. Uko niko Imana namwe yabagiriye neza. Uyu munsi rwose ndumva umwuka w'Imana ari kuntuma cyane kuri bene data, ubona bari kwigira ibyo bashaka. Mwabagore mwe, mwabagabo mwe, mwaratandukiriye, mwiroha mu byaha biruta iby'Isodomu ndetse n'iby'Igomora. Muzirikane ko ibyo bintu bibabaje Imana, muzirikane yuko ibyo bintu bibabaje Imana. Kandi ubwo Yesu azaza ntazaceceka. Yesu yabagiriye neza, murabizi. Yesu yarabambitse, muraberwa. Yesu yabakoreye ibikomeye birenze. Ariko kugeza kuri uyu munsi inyiturano ni ukujya mu byaha, inyiturano ni uguca inyuma y'abagabo banyu, inyiturano ni ubugome bw'indengakamere. Yewe wowe wagiriwe neza n'Imana, ubizi neza, ukavuga uti Imana ninkuye aha hasi ikagukura ku cyavu nk'uko ijambo ryayo rivuga, ikakwicazanya n'ibikomangoma, warangiza ukayitura kuyitera umugongo, nayiraje kandi niza ntizaceceka. Nsigaye numva abarokore b'imahoroniza bakavuga ngo ntago Imana ihana. Ese ibyo bintu mwabikuye hehe ko muvuga ngo ntago Imana ihana? Gusa ni inyembabazi nyinshi cyane, na n'uyu munsi aracyafite imbabazi nyinshi cyane kuri wowe no kuri njyewe. Iragushaka kugira ngo ikugirire neza, ariko kandi ubwo izakuburira ukanga kumva, amaherezo yawe izaguhana. Kandi niguhana bizakubera bibi. Imana nitugirire neza. Ndavugana n'abagabo, ndavugana n'abantu bose bateye Imana umugongo. Urabizi neza ko byari bigoye cyane, urabizi ko ubuhamya wicayemo uyu munsi wabukuye ku Mana, ariko ntushobora no kuvuga ngo Yesu agira neza. Muririmbyi yaririmbye aravuga ngo nubwo utari umuhanga ukaba utazi gushyomoka, ngo hamya yuko Yesu ababarira. Ariko na n'uyu munsi nta nubwo ushobora kwerekana mu bantu yuko uzi Yesu. Reka ngo ni iby'abaturage, ngo ni iby'abantu, ariko mwabaye mutewe, ngo ni iby'abantu batize, ngo ni iby'abantu ngo badasobanutse, ngo hoye rwose, ngo twaba dusebye. Wagera mu bandi banyamahanga bugakora ibyo bakora, izo nzoga mukazisangira, n'ibindi byinshi cyane mukora, ubugambanyi mukabufatanya, n'ibindi byinshi cyane. Ariko Imana iraje, Imana iraje. Wibuke ko hari abantu bari hariya inyuma barimo basenga, nabo babwira Imana ati nyamara Mana, natwe iyo utugirira neza twazakubaha nk'uko nawe wasengaga. Imana ikugirire neza. Uyu mugoroba wongere nawe witekerezeho, nibyo koko Imana yakugiriye neza.
nibyo koko Imana yarakoze, ariko ndashaka kukumenyesha yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Imana yacu nitugirire neza, Imana yacu nidufashe, Imana yacu niturengere. Uyu mugoroba ndagira ngo wongere wisuzume, wongere witekerezeho urukuburozi Satani yaguhaye, akumvisha yuko nta rwose ibintu byo gukizwa rwose bisebetse biteye isoni. Hari ibyimbura mukoro, hari ibyo abantu babuze uko bagira, mbese oya rwose gukizwa bimeze ukuntu, ibintu nk'ibyo byose, ku buryo n'abana banyu mutakibigisha ibya Yesu, ngo mubabwire iby'amateka y'ukuntu Yesu agira neza, ngo mubabwire aho Yesu yabakuye n'ukuntu yabagiriye neza, ahubwo murimo murabaroha mu yandi materambere y'isi tutazi. Ntago ari bibi, ariko n'ukuri wibuke yuko n'ubugingo bw'abo bana Imana yaguhaye uzabubazwa, wibuke yuko n'ubugingo bwawe kugose uzabubazwa. Ibyo byose Imana izabikubaza. Wowe utabwiza abantu ukuri, warangiza wamara kubona bakunaniye, warangiza ukavuga ngo ni amahitamo yabo, ngo ni amahitamo yabo. Ariko umva icyo Bibiliya yavuze, ntago yigeze ikubwira ngo ureke umwana yihitiremo. Yarakubwiye ngo menyereza umwana inzira, ngo akiri mutoya, ngo azarinda asaza atarayivamo. Ku rwawe ruhande mumenyereza inzira y'agakiza, mumenyereza inzira yo gukizwa. Ni ukuri iyo nzira azarinda asaza atayivuyemo, kandi niyo yayivamo kubwe nta rubanza uzaba ufite ku Mana, kubera yuko uzaba warakoze ibyo wagombaga gukora. Imana nitugirire neza, Imana nidufashe. Ni mu rukuburozi bwa Satani, ni ukuri uburozi bwa Satani nubwo bubaryoheye, ubwa Satani bwo buryoha kubi, nubwo bubaryoheye mukabona isi iraryoshye, mukabona isi imeze ukuntu, ariko n'ukuri nta kiza kirimo. Icyo Satani agambiriye ni ukugira ngo arimbure abantu, abajyane muri rwa rwobo. Azi ubwiza bw'ijuru yaribayemo, murabizi, ntimukabura ubwenge, murabizi neza ko yabaye muri ririya juru, murabizi ko ibyiza byaho abizi, mu gihe twebwe ibyiza byo mu ijuru Bibiliya bitubwira yuko ngo ari iby'amaso atarabona, ngo ni iby'amatwi atarumva, ngo iby'umutima utatekereje, ngo ibitarigeze byinjira mu bitekerezo by'umwana w'umuntu, ngo ibyo ngibyo ni iby'Imana ngo yahishiye abayikunda. Mu gihe twebwe tubyumva gutyo, tubirebesha ukwizera, nk'uko umuririmbyi yaririmbye akavuga ngo iyo ndebesheje ukwizera, ngo nezererwe umukiza wanjye, ngo mbona ubutunzi bwinshi ngo bufitwe na Data uhoraho. Imana yacu nishimwe cyane. Hanyuma rero ibyo byose arabizi, mu gihe twebwe tubitekereza gutyo kandi tubyizera nk'ibiriho koko, warabizi rero nashaka ibyo byiza uzabibamo muvandi, nagashaka kuzabibamo, ahubwo arashaka kukurimbura kugira ngo azakwisasire. Imana nitugire, iwe yagomeye Imana arayigomera ku rwe ruhande, ariko arifuza no kuzarimbura benshi. Ntumwemerere ko akurimbura, ntubyemere ko kurimbura. Rukuburozi wariye, yewe wa mubyeyi wa rukuburozi, wa mugabo wa rukuburozi, buruke wa muntu wowe uza mu nzu y'Imana ufite misiyo yo kugira ngo ubabaze itorero rinyeganyeze, rwo kugira ngo wangaze abantu b'Imana. Rukuburozi bwa Satani bwo kugira ngo azakubikire, akwicire mu byaha, akurimbure. Imana nitugirire neza, Imana nidufashe, kandi Imana nitugirire neza. Satani ni umugome, yasutse uburozi bwinshi mu itorero, abana bahuza gusenga, amaso yanogoramo. Twabaye nka Samusoni, araza nogora amaso, Abafilisitiya cyagiye bamunogoragamo amaso, itorero ntago rikimenya aho ibintu biva naho bijya, byose dusigaye tubifatira aho ngaho ngo turi mu mwuka twafashijwe, nyamara twaramaze kwinjirirwa n'abagenti bakomeye ba Satani. Ibyo ntago tubasha kubisobanukirwa. Reka twabibwirwa n'iki se? Ko twakagombye kubimenya turi imbere y'Imana neza, tukaba mu mwuka, amaso yacu akareba, tukaba amaso tugasobanukirwa ibiri kudukorerwaho n'ibiri kutuberaho. Ariko noneho byose tubifata nk'uko bimeze gutyo, byose turagotomera, ibintu byose nuko byagenze. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Twatangije iby'umwuka, none igihe kirageze habayeho iby'umubiri. Hari ukuntu abantu bafite ubwenge bwinshi cyane, hari ukuntu badefanda ibintu mu buryo utamenya ubwo ari bwo bwose, hari ukuntu badefanda ibintu, agafata ikintu akagicurika, ukizi neza ko gikwiriye kumera ukuntu, akagicurika kandi nawe ukacyemera.
Satani ni umugome, afite amayoberane y'uburyo bwinshi, ariko ubwo burozi nimuburuke, nimugaruke twongere dusubire ku isoko. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nuko nimungarukira nanjye nzabagarukira, ngo kandi ngo nimukuri bishimwa mu bigawa, ngo muzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Imana yacu ni inyembabazi, Imana yacu igira neza, Imana nidufashe. Iki cyigisho ngiteguye, nyigishije, ndimo ndategura inyigisho z'Umwuka Wera. Nukuri bene data, hari ibintu biri kumbabaza, ukagenda ugasengana n'umuntu wajya kumva yatunye ibintu bikomeye cyane, akavuga indimi utazi ubwoko bwazo, wamubwira uti mwene data ibi bintu byakugendekeye gute? Akakubwira ati twebwe dufite ishuri tubyigamo, rega dufite ishuri twigamo indimi. Mw'abakristo mwe ninde wabarose uhereye kera itoro ryacu ko ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi? Mw'abantu b'Imana mwe mwigeze mubona he abantu bigiye kuvuga indimi? Mwigeze mubona he abantu biga guhanura? Noneho ubu ngubu kubera yuko Umwuka w'Imana yigendeye, ubona abantu benshi noneho bakeneye bwa buhanuzi. Wajya kumva umuntu arakubwiye ati ndaguhanuriye pe. Hoya guhanura ni impano Imana itanga, ikayiha umuntu nk'uko itanga izindi zose. Ndifuza ko nicyo cyigisho nacyo nzagitanga, ati guhanuriye. Undi ati hindukira uhanurire mugenzi wawe. Ariko se mugenzi wawe uramuhanurira ute? Urabizi neza aho waraye mu kabyiniro, waraye ku musambanyi, wacyuye umugore w'abandi, uca inyuma umugabo wawe, ukora ibintu bibi cyane, mu rusengero niwe murozi ukomeye, n'ibindi. Ati ngaho muhindukirira umuhanurire. Njyewe yababimbwiye rero nkaba ntakoze ntazi n'ubuhamya bwawe, ntago napfa kubyemera. Imana itugirire neza, nawe nubyemera bizakureba. Uzabwirwa n'iki bintu ari kugutongeraho? Uzabwirwa n'iki imbaraga ahagazemo ziri gutuma kubwira ibyo bintu? Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Nukuri murabizi neza yuko tukiri mu mwuka, nta kintu na kimwe cyatwihishaga, ntacyo. Ariko ubu ngubu ibintu byose biraza bikatugwa hejuru, nta kintu twigeze tumenya. Tukiri mu mwuka, murabizi neza ko twabaga dufite amasezerano y'ukuntu ibintu bizagenda. Haleluya. Dufite amasezerano tuvuga ngo ntacyo, niyo waca mu bikomeye ukavuga uti hari icyo Imana yavuganye nanjye. Amina, haleluya. Tukamera nka Kalebu ubwo yajyaga kuyishyuza gakondo yiwe, aragenda abwira Yosuwa, aramubwira ati nago wibuka icyo Uwiteka Imana yavuganye natwe ubwo twari turi Kadeshi y'i Baruneya? Tukiri mu mwuka twari twifitiye amahoro rata, tukiri mu mwuka twari dufite ibyiringiro bikomeye cyane. Uyu munsi nta bintu by'ibyiringiro tugifite, abantu nta byiringiro bafite, ahubwo abantu babaye amashushanyi. Nakwizera ko kiba mu bantu kubera yuko nyine Umwuka Wera baramwirukanye bimika iby'umubiri. Abantu babaye abashushanyi, abantu babaye abatubuzi, bari mu nzu y'Imana, Imana yo mu ijuru. Imana yongere tugarukeho, yongere duhe Umwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo, kandi dufashe n'ukuri iduhagarareho mu izina rya Yesu. Abadayimoni be gukomeza kujya batwishima hejuru mu izina rya Yesu Kristo, kuko batwishima hejuru. Ubona ko Abafilisitiya badutwaye intwaro, Abafilisitiya batunogoye amaso, Abafilisitiya baratuzengereje. Yewe nta bintu bizima by'umwuka tugitunze, ahubwo ni ibintu bya pirate. Abantu bakiyuzuza Umwuka Wera kugira ngo uzinjire mu materaniro, ubona umuntu ari kuzura Umwuka Wera nyawe. Ibyo ntabyo wapfa kubona, ariko cyakoze hari hasigaye ikimenyetso. Ujya kubona ukabona n'ukuri muri cyangiye abantu bakuzuye Umwuka we, ukabona bakomye mu mashyi. Imana itugirire neza. Imana wongere utugarukeho n'ukuri. Uwiteka we wongere utugarukeho. Imana ntago ifata ku ngufu. Abantu dukunda kubana njya mbibabwira, ntago Imana ifata ku ngufu, izabikorera umuntu ubishaka. Tera intambwe niba wumva ukeneye koko kwiteka Imana, nawe akigarurira ukaba uwe koko. Satani ntago akwiriye kugutwaza igitugu. Nta ruhare na ruto Satani yigeze agira ku buzima bwawe, imibereho yawe, kuremwa kwawe, kuvuka kwawe, gukura kwawe. Ni imbaraga z'Imana zagiye zibana nawe. Niki cyatuma ugera aho akagombye guhimbaza Imana no kuyinezeza, ukumva ko ubuzima bwawe ukwiriye kubushyira mu kaga, ukabuha Satani utarigeze agira n'uruhare na ruto mu buzima bwawe, ukaba umuhango naburimbure. Kandi hari Imana yakuremye ishaka kuzakugirira neza, ishaka kuzakunezeza ngo muzabane mu gihugu cyo mu ijuru. Imana itugire neza abavandimwe, Imana idufashe,
Imana idufashe torero twe kuba abapfapfa, tumere nk'abatangije iby'umwuka ngo none ubu ngubu ngo tube duherutse iby'umubiri. Ntibikabe. Imana itugirire neza. Tuzakomeza tuvugane ku byerekeranye n'umwuka wera. Nukuri abantu ntago bagikumbura kuzura umwuka wera. Nukuri abantu ntago bagisenga kugira ngo Imana ibagirire neza, ibuzuze mu mwuka wera. Iyi Imana yakujuje umwuka wera, nibwo utandukana na kamere zose, ugatandukana na karande zose zahuvuka, zahukomoka. Iyo wuzuye umwuka wera, imbaraga z'Imana nizo zibana nawe, kandi umwuka wera akakuyobora. Imana yacu nishimwe cyane. Niyo mpamvu rero Uwiteka Imana akwiriye kudusubiza ku isoko, tugasubirana ibihe, tukongera tugakumbura kuzura umwuka wera, tukongera tugakumbura impano z'Imana zitavangiye, atari ibi bintu birirwa badushushanya. Ugasanga umuntu ni umusambanyi, ubu dufite ibikomere by'abantu benshi, ukajya kumva umuntu arakubwiye ngo njyewe indaye, ngo njyewe, ngo uyu mwana ngo nabyaye, ngo iyi nda ngo nayitewe, ngo n'umuntu ngo wari urimo ampanurira. Ibaze ukuntu koko twabaye abapfapfa. Ni gute umuntu aguhanurira yarangiza akagutera n'inda? Ese ubwo koko ntago muri kubona ko twinjiriwe? Murabona tudakeneye amaso y'umwuka wera kugira ngo dusobanukirwe ikibuga turi kurwaniramo ukuntu kimeze? Ngo njyewe rwose, ngo nubwo ubona ngo ubukene mfite, ngo nukuri ngo n'umuhanuzi, ngo wantuburiye. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Birakwiriye ko tuba imbere y'Imana tugasobanukirwa uburyo bwose dukwiriye kubana nayo no kubana n'ibisahirana byatwinjiranye byiyise abana b'Imana kandi atari byo. Imana itugire neza. Yesu yaratubwiye ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Kandi mwibuke ko na Yesu yabivuze, haravuga ngo hari abazaza kuri wa munsi ngo bakajya bamubwira ngo mwami mwami, ngo nitwahanuraga mu izina ryawe, ngo nitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe, ngo nitwerekwaga mu izina ryawe, ngo nitwasengeraga abarwayi, ngo tukazura abapfuye, ngo ibitangaza byose bakabirondora ngo bagiye bakora mu izina rya Yesu. Ngo nuko ngo azabasubiza ngo ababwire ngo nimumve imbere mwankozi z'ibi bimwe, ngo kuko ntigeze kubamenya. Imana yacu nitugirire neza. Bene data bakundwa, Satani ari gukora umunota wa nyuma, arabizi neza yuko igihe cye kirangiye. Niyo mpamvu ari kugenda arya abantu isataburenge, barya isataburenge. Wa muntu w'Imana we, koko ni gute umuntu aguhanurira yarangiza akakubwira ngo kandi ngo tujye gusambana? Ninde wabaroze? Umukozi w'Imana karangwa n'imbuto, umukozi w'Imana karangwa no kwirinda, umukozi w'Imana karangwa n'indangagaciro, imbuto z'umwuka wera, n'urukundo, n'amahoro, n'ubugwaneza n'ibindi bisa nk'ibyo ngibyo. Imana yacu nishimwe cyane. Ariko kandi imirimo ya kamere nayo ngiragaragara, ngo n'ubusambanyi, n'ukuroga, n'ukwiba, n'ukwica, n'ibindi byinshi. Imana yacu nitugirire neza. Abo bose turabagwije. Niki gituma? Ninde wakuroze? Ninde waroze itorero ritari maso muri iyi minsi ngo dusobanukirwe iby'ibihe turi kugendamo? Nubwo bimeze bityo bavandimwe, Imana duhaye umwuka wera, irangije iduha Bibiliya, ijambo ry'Imana, kugira ngo rituyobore. Nukuri iri jambo murifate, murisome, mwinginge Imana kugira ngo ibasobanurire, umenye neza uko ukwiriye kugenda. Naho ibi bintu byose byo kugenda tugwagwana, hoya ntibikabe. Ariko ninde wabaroze? Aho umuntu atinyuka kuba akora ibyaha by'indengakamere kandi yarangiza akagaruka akaza mu murimo w'Imana, akaza akaririmba, akaza akadiyakona, akaza akigisha. Yesu we, ibyunzwe bikaza, akaza agakora imirimo itandukanye. Ariko ninde wabaroze? Iherezo rya byose riri bugufi. Wowe wakeresheje Imana, ugakorera Imana ubishaka kandi ubivangamo n'ibyaha, iherezo ryawe rirageze. Kandi nawe wakoreye Imana ukiranuka, iherezo ryawe rirageze kugira ngo Imana ikwiture ibihwanye n'imirimo wakoze. Mwabagaratiya mwe bapfapfa, ninde wabaroze? Ko mwatangije iby'umwuka, ninde wabaroze? Aho umukristo ubu ngubu, ahantu itorero ry'Imana rigeze, ahantu umudamu ashobora kuvuga agiye kuririmba,
yaba agiye kuririmba agafata umwana we akamwijishaho, nabe yahereza undi mubyeyi mugenzi we ngo amumufashe kandi bari mu nzu y'Imana bari gusenga Imana. Ninde wabaroze ko? Buri muntu wese azahagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana, acirwa urubanza rugendanye n'ibyo yakoze. Imana itugirire neza. Ubutumwa bw'uyu mugoroba cyangwa se ubutumwa bw'uyu munsi buragaragara ko ari ubw'abanyetorero. Imana itugirire neza. Nawe uri bubwumva utarakijijwe, urabizi neza yuko iyi mirimo n'irenze iyi ngiyi urayikora mibi, nutihana nawe uzarimbuka. Ubugingo bukora ibyaha buzarimbuka, ariko ubugingo bukiranuka buzabona Imana. Imana yacu nitugirire neza. Dutera amakorasi twese tukaguruka tukabyina, ariko kuri finali bizagaragara ibyaha byo mu ibanga byabaye byinshi, ibyaha bya rwihishwa byabaye byinshi, akababara abantu bateje abandi, ako kose Imana irakareba. Kandi muri mu nzu y'Imana murya igaburo. Ese ubwo mweretswe Yesu Kristo nk'uwabambwe? Imana izaza ntago izaceceka. Ibyo byose Imana yarabyitegereje kandi irabireba, irabisobanukirwa. Hari abantu bafite ibikomere byinshi bari mu nzu y'Imana bagiye baterwa na bene se. Ibyo byose Imana yarabibonye. Nawe umunsi izaza izakwitura ibihwanye n'ibyo wakoze. Cyakoze iki gihe nacyo cyari icyawe kugira ngo wihane, nawe Imana ikugirire neza. Murakoze cyane bavandimwe. Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kubana namwe muri Kristo Yesu. Reka dusenge twinginga Imana. Nawe ahuri winginga Imana. Imana nidufashe cyane. Turakunezerewe cyane Kristo, turanezerewe kuko uri mwiza. Tunejejwe n'ijambo ryiza uduhaye, ijambo ry'inyomurabugingo, ijambo ridukomeza. Reka rero buri wese wumvishira ijambo, Uwiteka Imana kandi akaba atsinzwe n'urubanza, umubabarire. Imbabazi zawe zibane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Uwumva akwiriye guhinduka mwami, umushoboze kandi umuhe imbaraga zo kutazongera gusubira muri ibi bintu. Uwiteka Imana igira neza. Undi wese Uwiteka Imana wifuza kubana nawe by'ukuri, nawe umugirire neza. Umwakire Yesu kubw'imbabazi zawe nyinshi, kubw'urukundo rwawe utagira akagero, umurengere. Buri wese umwiteho kandi Uwiteka Imana. Nundi wese wakijijwe wumva birimo neza, ariko akaba yumva ashaka wamugirira neza, mwambika imbaraga Yesu zo kudasubira inyuma, ahubwo akomeza ajya imbere, akomeze kuba icyitegererezo cy'imirimo myiza no kugirirwa neza n'Imana. Kandi Uwiteka Imana ugire neza buri wese umurengere. Urakarama twebwe twese tugirirwe neza nawe. Ijambo ryawe rituzure kandi rihembure benshi kandi ridukomeze kuko ubwo bwami bwawe. Urakarama Yesu kumva gusenga, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha mwese kandi Imana ibagirire neza. Imana ikomeze kubitaho kandi Imana yite ku bugingo bwacu kuko nibwo buzabona Imana. Ngaho rero mugubwe neza aho muherereye hose, ikiruta byose dutunga ubugingo buzima kugira ngo ubwo impanda y'Imana izavuga, aho tuzaba duherereye hose tuzayumve, cyangwa se urupfu nidutungura turi mu isi, natwe tuzabone umwami wacu Yesu Kristo, tuzabone ibihembo by'imirimo myiza twakoze tukiri mu isi. Imana ibahe umugisha. Amen.